bivugwa ni ibihe muri siporo, amakuru y'ikipe yanyu ameze gute, ese umwuka wari mu buyobozi ibiri kuvugwa ni biki, ese bageze kuki bashakira ibyiza Rayon Sport cyangwa bashakira neza Rayon Sport. Aka kanya amakuru naguha nyuma yuko hamaze haba hasohotse ibaruwa hasubikwa inama y'inteko rusange iri kuza ku itariki 22 z'ukwa 11, hagarutse ko bavuga ati nyamuneka ubwira nama isubitswe, reka tugaragare turi kumwe tugana nk'abayobozi ba ekipe turebe n'iki twakora, ese umwuka uhari kugira mbere yuko twagira inama duteranyiriza hamwe hinduka iki. Twaravuzwe ducyo ry'imigani amakuru twese utambutse. Nongeye gusubiza umukunzi wa Big Man Rwanda mubwira ngo amore Imana akomeze kubana nawe. Je nitwa Big Man umusore w'Abanyarwanda, hari kuri Big Man Rwanda twibera mu isi y'imikino, dukora imikino kandi dukunda abatuye mu mikino. Suhuza umukunzi wa Big Man Rwanda aho werere hose, Amburengerazuba, Burasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru n'intara ya gatatu wa diaspora mu mujyi wa Kigali, mwese ndabasuhuje kugira ngo amore Imana akomeze kubana nawe. Ngiye uyu munsi yandagarutse amakuru ya siporo, ese baramuvuma utambutse baramuvuga, twahindura iki nk'abareyo kujya turi kwambara isura nziza, abanyarwanda bishimira ikipe yabo, bongere kudukunda, bongere kudukorera hamwe kandi baze ku stade ko twacitsemo ibice niki twakora. Aka kanya kugeza kuri uyu munsi hamaze kuba inama 3, ariko izo nama bazise ko ni inama zishaka ubumwe bw'abareyo cyangwa gushakira isubizo hamwe kugira ngo haze umwuka mwiza, bashakire icyo nakita ngo ni umurongo umwe utarimo uburyarya, utarimo ubucenga n'ubutiriganya, kugira ngo bakomeze gucengana ikipe mu kibuga ari ikomeza kuri umusaruro, kandi abayobozi bo usanga nta n'icyo bibatwaye. Ku ruhande runini ugasanga umwe aracana akavuga ibye, undi akavuga ibye, agatangaza akasa mugenzi we, ariko abantu ba mbere babara ni abakunzi ba ekipe cyangwa abafana ba muri rusange bana batoya babonga ikipe yacu imeze gute, batubaza amakuru. Inkuru mbazaniye uyu munsi ni inkuru y'ihumure, tuvuga ngo ntabwo byacitse uyu munsi, ahubwo biri kwerekeza mu murongo mwiza, niyata gukomeza wamuka w'uburyarya, wamuka gucengana. Iby'inama bari gukora zikaza kubyara umusaruro. Abakunzi ba Rayon mwitege ko ikipe yanyu izinjira muri turu imeze neza, nyuma yuko niba hari umwaka Rayon Sport igaraguritse mu buyobozi, ninde wicanze, ninde wivuguruje, ninde watutse mugenzi we, ninde wasohoye amabaruwa, ishobora byose we. Gusa reka mbabwire ngo buriya ngo bavuga ngo iyo urugamba rukomeye rugiye kurangira, havuzwe amagambo menshi. Ubu niba hari abantu bafite ibimwaro, ni umuntu wese uzi ko arahuriye na siporo mu miyoborere cyangwa ko bari hafi y'abo bayobozi batuririye amafaranga. Impamvu baryana nuko ari kurya wenyine, impamvu basubiranamo uyu nguyu wayimu, uyu nguyu azi uko bikorwa, ariko ugasanga sinefokasi ya mbere. Ahubwo ikibazo ibi ni ukubera derema bari guteza abantu babatekereza ibintu bitandukanye. Buriya ngo utije umuntu uruvugiro arakota, nawe uko baratakuzi mu gihe cyose wawe mwanya umuntu wo kumwima amakuru nta kintu yakuvugaho, ako mugiye gushyira mu ntambwe zo kugira ngo bakote barakuvuga. Icyo nakubwira rero mukunzi wa siporo cyangwa fana wa Rayon, aka kanya amakuru y'ihumurari nuko zino nama nyuma y'irabaro imara gusohoka, hari inama imaze kubona irangiye Kacyiru, barashakira hamwe igisubizo kirambye kugira ngo bubake na siporo abanyarwanda bishimira. Aka kanya nta muri butera ibuye. Buri ibintu byose biba bifite impamvu, kandi ngo ibijya gushya birashyuha. Iyi nama niba ashobora kuba zibaye ni ukugira ngo umure wese babashe kubana n'abagabo, ni abantu bari macuwa bavuga ati se nyamuneka aba bareyo barabona ko ibintu turi kuryanamo, iyo tubako siporo ikennye umunsi ku munsi tugashwana, babaka amafaranga yabo nidushwana iyo turuyaniramo. Niba tuvuga ngo siporo irakennye, ariko umunsi ku munsi hakahora inama, hakahora umwiryane, nuko bavuga yuko ibyabo ibyo turwaniramo kuri konti n'amafaranga hari. Ese marwana mupiki umufana w'Nyakabonye nabyumva cyangwa ubishwira ngeza akabyumva, aho ati nyamuneka uzi ko ya kipe burya bavangira akenye, ahubwo abakenyera abayirimo. Ibyo byose rero bigateza urujijo n'abafana n'abandi basipatifu, kugira ngo bavuge ngo abayobozi ba Rayon bakabita amazina atandukanye, n'ibisambo, n'ibirura, n'umwiryane. N'ukubera iki? Nuko mwabahaye umwanya wo kubavuga. Ariko iyi nama ikintu iziye irakuraho urujijo, irakura ikintu cyitwa direma, imitekerereze itandukanye. Abayobozi baravuga ati nyamuneka utokoze inama n'abaturi mu bitugu nawe bari bahera batuvuga, nubwo harimo abari kuryaryana ariko n'ubundi target barashakira ibyiza Rayon. Rega rigiye uri mu ryavuga ijambo ngo ndakwanze, kugira ngo njye ngo ndagukunze bisaba igihe, kandi kamuntu umutima we, kandi buri umutima ntabwo urya ruswa. Niba umuntu akwanze arakwanga niba ukunda aragukunda. Ariko icyo nakubwira cyo, niba ari abagabo bafite ingo n'imiryango ikomeye, baba twicaye ku meza amwe, narakubwiye nabi ndagusuzugura, mbabarira, dushakire umugozi hamwe, dushakire igisubizo hamwe n'abareyo.
bamenye ko turi hamwe. Iriya nama burya ikintu cyose cyitwa inama ni ikintu cyahurije abantu hamwe bateraniye ku kintu kimwe bashaka igisubizo kimwe. Nibwo hazamo kutumva ibintu kimwe ariko kwemera kwinjira muri kiriya cyumba kiriya nama nuko nawe witeguye yuko ibivugirwamo niyo byaga gake 50% urabitwara, ibindi bitware ubyibazaho ariko waje. So rero mabwira ngo ni byiza, umumeko ni nziza. Nyuma yuko bafite umukino w'ikipe ya Kigali bavuze kuri ya mukino ari ugiye kwerekana Rayon Sport isa nkaho arishya. Icyo nabwira umurebe wese naze kuri stade azirebera barabagarukiye muri tribune bari kurebana mu makote y'ubururu n'umweru bavuga nyamuneka iyi ni ikipe y'Abanyarwanda twapfaga iki ko tuzi ubururu buryo kuko turi hamwe buryo ko twatsinze mu gihe twatsinzwe ni waba uri iki ukiyo Rayon Sport igatsindwa bagucanaho umuriro ku buryo babitukirukanka hako mu gihe mwabari intsinzi hamwe umwazana 5 ze 10 senkani bro ibintu birakunda. Njirago nta muntu mbere kujya ngo njajinge ndwanye nje nshaka kugira ngo reyo ibe mu bumwe bw'abareyo ibe ikipe yanyu RGB ifata mwati amabuye ngo dutwara ikipe ngo bashize ka rubanda ngo batuzane mutazireyo ariko ngo muvuga ngo babazani niyo rero kubaremera ibyishimo niyo muntu maheruka wabaremera ibyishimo mukananya mu cyo yakubitiye muri stade hariya ayitwaye igikombe cya Super Coupe ayitwaye igikombe cy'amahoro none se unyamuneka ko twarebye tuma mahoro avuguruye nawe niyijaje agiye kubona amaboko amusapotinga mu gihe manda ye ikirimo nawe navuga ati nanjye nemera ndyamira amajanja ariko mukana kivuga nanjye APR nyishe nyinyi ibitego nk'ibyansinze aha ba Rayon Sport imitima yabo yigaruriye naho uciye hose barambura ibishuru gatambuka ariko mu gihe natsinzi mu gihe amagambo ari menshi nago tuze amafaranga nagiye nago abasiza bari kuvuga rumwe umwaca akavuga ibi ngibi nta kintu cyakunda niyo watoreza mu butayu niyo wasengera igorogota nta kintu cyakunda. Icyo bidusaba rero nubwo bavuze ngo ubu nta muntu ugomba kuvuga ibintu by'imikino ngewe ndi umureyo ibyawe bizabimenye byo kumbwira no nzavuga ibintu mfitiye proof mvuga ibintu biri mu mucyo byo kuvuga ngo twiyambure imyambaro ngo y'ubufana oya kami kamuntu umutima we ntabwo uzandishingura ndi umusiramu oya kandi buri umwera bari umwera namwera w'umukara oya rwose. Rero bakunzi ba Rayon sportif mwese muri rusange mureke dusitahiriza umugozi umwe niba tuvuza umupira tuvuga umupira bice mu mucyo niba tunenge nitunashima kwine gushimagiza kuko aba bantu baba batujaje ngo abanyamakuru ba siporo ngo firi wese n'abatandukanye nko muri iki bintu impamvu no kubera iki ngo turazira baranga mutima tugasigiriza uruhande rumwe tukangiza urundi bikefegita ingo z'abantu cyangwa abantu ku giti cyabo ugasanga abantu nago bari gukunda ibintu barimo turi kubangisha ibintu bahisemo gukunda ariko nushyira inkuru ku meza ukayitatura ukerekana ABCD ese uwo muntu uzakujajinga we azaba ari umunyamahanga. Rero cyane babwira ntabwo ndi gukora ikiganiro kinini nagira ngo mbabwire ko wa mwuka nk'abareyo mwambwiraga nguheza inguni aho narabiretse biriya bintu ngiye kujya mbaha amakuru mubitira ikinyama kumbuga iharuye bavuga ati ngenda hari kugira ngo mumenye amakuru kakanya namwiryano hari mwandike comment mwishimye udutima tw'ubururu two shaka uyu munsi na hindi jambo cyaka muri comment mumereze udutima tw'ubururu n'umweru bavuga ati oreyo bega izabikora muri ikintu cya mbere iyo ushaka kugera kure usubira inyuma gato ugatera intambwe. Abagabo babonye amakosa bakoze kandi n'abantu bari macuwa bakeneye gukosora bakeneye kubaka ibintu binini rega nago banzereyo nubwo yaza mu nyungu ze 40% ariko 30 bashaka ibyiza Rayon Sport ko nabizi neza ko intsinzi ya mbere ibyishimo bya mbere ni ugutsinda kwa Rayon ukabana profitiramo byaho kugira ngo boosting ariko icya mbere ni intsinzi mu gitsinzi itabonetse muri Sport papa nago nawe waryama gusinzira niba ari umuntu warumaze iminsi ameze nk'uryamye ku buriri bw'amahwa ni Tadeyo kubera iki imijugujugu yose niwe agasanga niwe agiteri wa mbere sina munyacyaha sina munyamakosa kubera ko uyu munsi ufite equipe mu biganza ari nawe utagutanga karibu agafungira nabandi barabimushinja ariko nawe ubu ngubu niwe uzi umusonga we wakambika muri umutima we niwe uzi kuntu yararaga mwe musinziri bakamanga ikipe yacu mwayirangije ariko nawe azi neza ko afite ubundi buryo yabitwaramo ntabwo ibintu ariko bari byaba bakabahaye abati nyamara abareyo abakoresha n'abareyo abagenda nabo n'abareyo
abasanye nabo nawe mwishimiye kubera ko umusaruro wabuze. Ariko uyu munsi niba ziriya mbaraga zigiye kuza bakamujoyininga bakajya ku meza amwe bakayasangira kimwe cyose, intsinzwi bakayisangira, intsinzi no kunganya bakayisangira, urasanga bare bose bongeye kuba hamwe kandi stade yose bakiriyemo yuzure. Rero ndababwira ngo nyamuneka icyo musabwa muze ku kibuga turi ko ari impinduka zigiye kuba. Bavuze yuko kuwa umukino uzahuze na Kigali ngo barabiyereka nk'aho ari muzabona Sport isa nk'aho ni cyaki, ngo bagiye kuza mu mwambaro mushya. Bya bindi byo kuvuga ngo bakoraga amamerezi bakora ngo imiryango itegura buri match n'ubwo bagiye kujya bategura prime iri hejuru ku buryo buri mukinnyi wese n'uwarindagiraga kuvuga ngo ntago ari muri equipe ubu bamaze kumudetuna bati nyamuneka uri tayari cyangwa ntabwo tayari. Match ya APR ngo yerekanye ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bibwiraga, ngo twabonye abakinnyi basa nkaho babamye ngo badatirimuka. Ubu rero ngo umukinnyi wese ugiye kuza aregeza hanze, amakuru mfite ngo hari amafaranga ari kuri konte agiye kwishyura abo batoza, hakabasha kuba basigara bashaka rekitoma z'abakinnyi n'ibirarane. Ariko aba batoza bamaze gutuma Rayon Sport bayibaninga itagura cyangwa niba yajya ku isoko ryo kugura bagiye kugikemura. Ntabwo bagaruka nta gashya bafite, banda bazi n'inkorokoro mu gihe baje ku meza bagomba gateka twibiyereke. Nubwo ari igihe mafite uko bitaramba, ariko nyamuneka ngiyo baje baba baje, ari igihe baza n'ababeshura, ariko iyo baje papa mwabumva kandi mukabona ibyishimo. Babwira ngo rero dukomeze kubana amakuru nayo akagaruka kuri Big Man Rwanda. Nyamuneka icyo mugomba kumenya nuko nitandukanye n'igisa n'ikibi cyose, abavuga ibinyoma, abamamagara bambwira ngo uvuga ibi ngibi, nemero compose shaka gutanga amakuru ku buryo umureyo umusiportifu wose avuga ati nyamuneka Big Man twibaniye muri siporo. Ese ari ahantu bimeze bitongaye toroshi muname n'amakuru, nyamuneka bijya muri comment ngo atari ahantu ufite inkuru, nisanga inkuru ifite ibimenyetso ndayikubitira ku mbuga iharuye ku buryo buri wese akuramo ibyo. Ndabakunda rero dusubire kaganuka ibiganiro nakagaruka kuri Big Man Rwanda. Nyamuneka icyo usabwa wowe kora subscribe, share na comment. Nta kindi ngusaba, niba ugiye guhaha ukaronka nanjye migira hano ngwino nkandire hanyuma nzitwa umugabo itwe Big Man ku mufuka no ku mubiri. Ubu ni Big Man ku gihagararo gusa, nyamuneka umufuka byanze mu ndwaneho. Rero dukomeze kubana neza kandi nziko mbakunda, Imana ikandusha. Ciao ndabakunda cyane.